muri iyi si hafi ya twese abakristo twibuka kandi tukubaha ibyabereye ku musaraba Golgotha, aho umwami wa Yesu Kristo yadupfiriwe acumiswe icumu mu rubavu n'umwami n'uwari Longinus uwari umukuru mu basirikari. Ariko se ko tuvuga kenshi ku byabaye ku ntumwa za Yesu Kristo, ku buzima bwabo, kuki uyu mugabo yirengagijwe kenshi? Uyu munsi niwe ngira ngo tugarukeho, tugiye kugaruka ku ubuzima bw'uwacumise icumu Yesu Kristo igihe yari ku musaraba. Ese byagenze bite? Kuki tumwirengagiza? Twavuze kenshi kuri ba Paulo, ba Yohana, ba Matayo ndetse n'abandi benshi, ariko uyu musirikari wacumise icumu Yesu mu rubavu ntabwo tujya tumugarukaho. Uyu munsi niwe ngira ngo tugarukeho kandi tumuvugeho byimbitse. Urupfu rwe rwaje rute? Byagenze bite kugira ngo apfe? Ese yapfuye ari umunyabyaha cyangwa yari yarihanye? Nicyo ngira ngo uyu munsi tugarukeho. Uyu musirikari yari umwe mu bari bakomeye cyane, yayoboraga nk'icyari cyitwa batayo y'icyo gihe, ariko ntabwo cyitwaga batayo. Izina ryabyo turaza kuribona muri iki kiganiro. Iki kiganiro ndagira ngo tucyumve neza kandi dusobanukirwe akantu ku kandi. Freedom y'Empire, aya ni amayobera matagatifu, ndagira ngo dukuremo inyigisho, kandi iki kiganiro ntikinyure mu gutwi kumwe ngo gihinguke mu kundi, ahubwo kigusigare kikugume mu mutwe kandi kigusigira inyigisho irambuye. Dutangire. Hari umunsi wo kwa gatanu wari wijimye cyane Yerusalemu, ibicu byari byagose ikirere cya Golgotha cyose. Hari yategereje umwanya wagombaga gutandukanya amateka mu bice bibiri. Hasi y'imisaraba itatu hari umusirikare w'umuromani wari Centurion, yari mashyira mu bikorwa amabwiriza yari yahawe. Ubu noneho yari Yesu w'i Nazareti. Akazi k'uwo musirikari kari kureba neza ko Yesu yamaze gupfa, kandi yabikoze neza nk'uko yari yabisabwe. Igihe isaha ya gatandatu yari igeze, umwijima wagose igihugu cyose ugeza ku isaha ya saa 9. Ku isaha ya saa 9 Yesu ararira cyane aravuga ati, mana yanjye niki gitumye untererana? Hanyuma Yesu arangurira ijwi rirenga, ako kanya ahita ashyiramo umwuka. Muri ako kanya umwenda w'urusengero waratandutse, utandukamo kabiri kuva hejuru kugera hasi. Nuko Centurion wahagaze imbere ye aravuga ati, nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Uwo munsi ubuzima bw'uyu musirikare w'umuromani bwarahindutse burundu. Uwari ushinzwe kugenzura urupfu rwa Yesu Kristo yahindutse uwemera, yavuye kuba umwicanyi ahinduka umuhamya. Kuko yateye icumu mu mubiri wa Yesu, niko yabanye umunyamahanga wa mbere wemeye ko Yesu yari umwana w'Imana. Yaretse ipeti ryari rikomeye cyane mu gisirikare cy'ubwami bw'Abanyaroma, maze yifatanya n'abigishwa ba Yesu. Yatangiye kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihugu ndetse no mu bihugu by'amahanga, afite ishyaka ry'umuntu wabonye byose n'uwahinduwe n'uburyo budasanzwe. Ariko iherezo rye ryari ribabaje cyane, ryanditswe mu mateka y'itorero ku izina Longino cyangwa se Longinus. Mbere w'uwo munsi rero w'umwijima wakwibaza byari bimeze bite? Longinus yari Centurion w'umuromani. Centurion bari abayobozi b'ingabo b'Abanyaroma, buri wese yari afite abasirikari barenga 100 bamukurikiraga. Bari abantu bubashwe cyane kubera ubunyamwuga, ubutwari ndetse no gukorana imbaraga ku rugamba. Ubuzima bwe bwose bwari bwubakiye kugukomera, kugukorera igisirikari ndetse no kukumvira nta kujijinganya. Kugira ngo ube Centurion, imbaraga ntizari zihagije gusa, wagombaga kuba uri umuhanga, umutekinisi kandi umunyambabazi nkeya, mbese ugomba kuba utagira imbabazi nyinshi. Longinus yari uwo rero, ubuzima bwe bwari itegeko, umurongo ndetse no kumvira Roma. Yari yabonye urupfu inshuro nyinshi atikanga, ashyira mu bikorwa amabwiriza atitaye ku ngaruka. Kugeza kuri uwo munsi umujyi wari utarabyuka neza, abantu bari batarabyuka neza, ariko amajwi y'abantu bari kugenda yagendaga avuga izina ryari ryahinduye ibintu byose, ari ryo Yesu w'i Nazareti. Mu ijoro ryari ryabanje mbere yo kuri uwo munsi wo kwa gatanu, Yesu yari yafatiwe mu murima wa Getsemani. Yari yagambaniwe n'uwari umwigishwa we, ari we Yuda Iskariyoti. Yari yamugurishije ku mafaranga ibiceri 30 by'ifeza. Yajyanywe imbere y'inama y'abakuru b'abahereza b'urusengero, bamurega kuvuga ko ari umwana w'Imana. Baramukubise, baramucira, bamuhindura urw'amenyo, ariko nta bushobozi bari bafite bwo kumwica. Bagombaga kubanza kubisaba Roma. Nuko mu gitondo bamujyana kwa Pontiyo Pilato, ari we guverineri wa Yudeya. Pilato yicaye ku ntebe y'umucamanza aramureba aramubaza ati, ese ni wowe umwami w'Abayuda? Yesu arasubiza atuje neza cyane aravuga ati, ni wowe ubyivugiye. Abakuru b'abatanzi ndetse n'abashingantahe bakomezaga kumurega, ariko Yesu akomeza kuguma acecetse. Pilato yaratangaye aramubaza ati, ni wumva ibyo bakurega byose, ntushaka kuvuga? Yesu ntiyavuga ijambo na rimwe. Pilato yarumiwe, yari yarabonye abajura basaba imbabazi, barira cyangwa se babeshya kugira ngo bakize ubuzima bwabo, ariko uyu muntu we yari afite ituze rirenze,
se iry'abantu basanzwe bose. Ubwo muri ako kanya hari intumwa yihutaga cyane yinjiye imbere y'urukiko izanye ubutumwa bwari bwihutirwa buvuye ku mugore wa Ponsiyo Pilato. Ati ntugire icyo ukora kuri uriya muntu utagira urubanza, kuko uyu munsi nababajwe cyane n'inzozi namubonyeho. Pilato abura amahoro muri ako kanya, amenya ko hari ikintu gikomeye kirimo kuba hagati kandi atagifite ububasha. Muri Pasika byari umuco ko barekura imfungwa imwe. Pilato abona amahirwe yo kurokora Yesu, abaza rubanda ati ninde murekura, Yesu cyangwa Baraba? Baraba yari umwicanyi uzwi w'umunyabyaha w'umujura karundura, ariko abahereza bitambo batumye rubanda rurangurira ijwi rirenze bati turekure Baraba. Pilato arabaza ati none se Yesu tumugenze gute? Rubanda rurangurira ijwi, rurangurura amajwi, ruravuga ruti mumubambe. Pilato abonye ko ntacyo yakora, afata amazi akarabira imbere yabo ati ntacyo mfite mu maraso y'uyu muntu w'intungane, ibimukorwaho byose mubibarweho. Cyangwa se nko kubabwira ati aya maraso y'umwere ntambarweho, ibimubaho byose ni bimwe bireba. Nuko arekura Baraba, atanga Yesu ngo abambwe. Muri ako kanya abasirikare bajyana Yesu mu nzu y'ingoro y'abasirikare cyangwa se Praetorium cyangwa se Centurion Longino, ahagarara ku muryango nk'uko byari bisanzwe. Yari yarabonye abantu benshi bicwa, ariko uwo munsi hari ikintu cyari gitandukanye. Iyo mfungwa ntiyigeze irwana, ntiyarize, ntiyavuze nabi, yihanganiraga byose nk'ubizi neza ko bigomba kuba. Abasirikare barasitse cyane, bamwambura imyambaro, bamubohera ku nkingi, batangira kumukubita inkoni z'ibyuma. Bamukubise inshuro nyinshi kugeza aho umubiri we utari ukibishaka, ariko ntiyigeze arera habe na gatoya. Longinus amureba mu maso ye hagaragaragamo ibintu bitari bisanzwe, hagaragaragamo ituze, ubwitonzi ndetse n'impuhwe. Bamwambitse ikamba ku mutwe, amaraso atemba ku mutwe, ariko amaso ye aguma kureba mu bwitonzi. Baramuseka cyane, baravuga bati bayobozi, mwami w'Abayuda. Ariko Longinus we ntiyasetse, ntiyajyaga muri uwo mukino mubi. Mu mutima we hari ikintu gitangiye gukanguka, icyatumaga abaza ati uyu muntu ninde koko? Igihe cy'imisaraba cyarageze, bashyira umusaraba uremereye ku bitugu bye, maze batangira urugendo rugana i Golgota, umusozi w'imibiri. Longinus agenda imbere, atuma abantu batangira inzira. Yesu yikoreye umusaraba, abantu baramubwira nabi, abandi baramutuka, abandi bararira. Mu ruvunge rw'abantu, nyina Mariya yagerageje kumubona, afatanya na Yohana, baramusanganira. Yesu yitura hasi ku nshuro ye ya mbere, umusaraba umugwaho. Mariya araza amujya hejuru, aramubwira ati mwana wanjye ndi hano. Yesu aramubwira mu ijwi rituje ati urebye mama, ndimo gukora ibintu byose bishya. Mbese ni nkaho yashaka kuvuga ati ubuzima bwanjye bwo kwisi buri kurangira, kandi njye ngomba kubategurira urundi rugendo rutuje ruzamara iteka ryose. Abazanyizera bazabaho ubugingo bw'iteka ryose. Bakomeza urugendo, Yesu akomeza kugwa, ariko mu maso he hakomezaga kugaragara urukundo n'impuhwe. Longinus arabibona, biramukora cyane. Yafashe umuntu witwaga Simoni wo muri Sirene, aramutegeka ati wowe fata uwo musaraba umufashe. Yesu amureba mu maso, amucira akajisho k'ishimwe. Bakomeje urugendo, bageze ku Golgota, bamubamba hagati y'abandi babiri. Yesu arambura amaboko ye, yiteguye kwitanga ku bushake. Hanyuma ako kanya bakoresheje ibyuma bamujomba mu mubiri we, amaraso aramanuka. Abari aho bamwe bararira, abandi baraseka, ariko Longinus agomaho areba byose acecetse. Umwe mu bagome bari kubambanwa nawe aramubaza ati uri Kristo se? None se wakwikiza cyangwa se ukadukiza? Ni nkaho yamubwiye ati niba uri Kristo wakwivanya aho hantu. Ariko aramuhana ati ntutinye Imana, turi mu gihano kimwe, uyu muntu nta kibi yakoze. Hanyuma areba Yesu aravuga ati Yesu, unyibuke igihe uzajya mu bwami bwawe, cyangwa se igihe uzaba uri mu ijuru uzanyibuke. Yesu yaramurebye, amureba n'ituze, aramusubiza ati ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi uri kumwe nanjye muri paradiso. Longinus arabyumva, umutima wutera cyane. Yari yarabonye abantu benshi bapfa, ariko nta n'umwe wari warapfuye nk'uyu nguyu. Igihe cyaratinze, izuba rirarenga, isi irahinduka. Yesu aravuga ati dawe bababarira kuko
yuko batazi ibyo bakora. Longinus agira umwuka w'igitangaza, yumva ayo magambo yamuhinduyemo imbere mu mutima we. Muri ako kanya hahise haba ikintu kidasanzwe, abantu bose bari bahagaze. Umutingito warabaye, ubutaka burahinda, urusengero rucikamo kabiri, abantu barikanga, bamwe batangira kwihana. Nuko Longinus arapfukama, amarira aratemba, aravuga ati nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Hashize igihe gito abasirikari bazanye inkoni iremereye, bamenagura amaguru y'abagome bari impande ze kugira ngo bapfe vuba. Ariko Longinus yabonye ko Yesu yamaze gupfa, afata icumu rye amucumita mu rubavu. Ako kanya havamo amaraso n'amazi. Yohana wabirebaga yaranditse ati uwabibonye ni umuhamya w'ukuri. Amaraso aramanuka amukora mu maso, kandi bavuze ko icyo gihe yari afite indwara y'amaso. Ubwo ayo maraso n'amazi byamukoragaho, amaso yahise akira ako kanya. Aho munsi y'umusaraba Longinus yamenye ukuri, yasobanukiwe ko atari yishe umunyabyaha, ahubwo yari yishe umwana w'Imana. Yarapfukamye, noneho apfukama nk'umwizera. Nyuma y'ibyo byose ntiyashoboye gusubira mu gisirikari, yaretse intwaro ze, yiyambura umwambaro w'abasirikari, maze atangira urugendo rushya rwo kwizera. Yahuye n'abigishwa, yiga kubamenya, atangira kubwiriza inkuru nziza. Yajyanywe mu bice bya Kapadosia na Caesarea mu gihugu cya Turukiya y'ubu. Abwiriza ijambo ry'Imana, yavugaga ati narabibonye n'amaso yanjye, namubonye apfa, kandi mu rupfu rwe nahabonye ubugingo. Ariko ubwami bwa Roma ntibwababariraga babuhungaga. Longinus yarafashwe, arababazwa, arakubitwa. Baramubwira bati tanga Yesu turaguhorera. Ariko yahagaze ku byo yizeraga. Bamujyanye hanze y'umujyi ku musozi, bamuca umutwe. Yapfuye nk'umutagatifu, ntabwo yapfuye afite ubwoba, yapfuye yarebye hejuru nk'uko Yesu yabikoze. Umubiri we wahambwe i Kapadosia, kandi nyuma gato abakristo batangiye kumwubaha nk'umutagatifu. Bavugaga ko ibitangaza n'inkumi byabereye kumva ye. Izina rye ryabaye ikimenyetso, si nk'umwicanyi, ahubwo nk'umuhamya, umwizera, umunyamugisha. Itorero rimwibuka nk'umutagatifu Longinus, uwabonye, uwemeye, uwapfiriye, uwaremye ubuzima bwe. Icyo cyari ikiganiro cyerekanaga ubuzima bw'uwacumitse icumu Yesu Kristo igihe yari ku musaraba. Mwabyimviye, amaraso n'amazi byamanutse, byaguye ku maso y'umuntu wari urwaye. Ako kanya amaso ye ahita akira, bigaragaza ko amaraso ye arakiza, kandi arakizana n'uyu munsi kuba mwizera. Niyo mpamvu dukomeza kubashishikariza kwizera, kandi mugakomeza kugendera mu rukundo rwa Kristo. Iyi yari Freedom Empire, aya yari amayobera amatagatifu. Nizera neza ko mwamaze gusobanukirwa akantu, kandi uriya mugabo bita umutagatifu Longinus aka kanya yahise ahinduka umutagatifu kuko yemeye akagendera mu rukundo rwa Kristo. Ako kanya byose byose bihinduka bishya. Ngaho mwe mwese tugiranye hano, mwiha amashyi, mumenye ukuri, kandi mukorere na subscribe. Ikindi kiganiro nahamukanya, tugumane ku murongo, kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.